Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda. Imana iguhereze umugisha. Nizere ko rero umeze neza. Abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana, siko bizahora. Inshuti yanjye, komera shikama. Imana ntabwo igihana abayo, ntabwo paje zigize igitabo cy'ubuzima bwawe zishingiye ku mubabaro, zishingiye ku buribwe, zishingiye ku bushomeri, zishingiye ku buri singwa urabuze n'umuntu wakubwira izina, wakubwira akajambo keza. Oya, 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 guma ku birindiro, nzi neza yuko nawe uzasubizwa. Nkunda kubaha urugero rwiza rw'umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, agiye kumva yumva siripurize ikorera uburiri bwawe utahe, yarabuze n'umujugunya mu mazi. Nawe rero Imana ishobora kugukorera siripurize, ukumvira kubwiye ngo ikorera uburiri bwawe utahe, uve muri ubwo bushomeri, uve muri ubwo burwayi, uve muri ako gahinda, ubona ibyawe byanyazwe. Imana iratangaje, ntabwo igihana abayo. Rero komera ushikame, nzi neza yuko uzasubizwa. Uzasubizwa, humura. Kuri uyu munsi rero twagarutse muri ka gace twahariye kujya inama cyangwa se kubwirana utuntu tw'ubwenge, atari ukuvugutira umuti cyangwa se ngo nkubwire ngo fata ibuvange ahubwo akantu k'ubwenge gashobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi twaganiriye cyangwa se tugiye kuganira ku miryamire yacu, uburyo dushobora kuryama bwiza, pozisiyo nziza dushobora kuryamamo bigatuma tugira ubuzima bwiza, cyane ko roho nziza mu mubiri muzima ni ibintu byumvikana, ndetse tukirinda na bumwe mu buryo dushobora kuryamamo bikaba byadukururira uburwayi. Ni nayo mpamvu hari abantu benshi barwaye kandi ubwo burwayi umuzi wabwo bikaba byarakomotse mu miryamire yabo mibi, ugasanga bigukururiye iyo ndwara. Niyo mpamvu rero nifuje ko ibi bintu ushobora kubimenya, ukabimenya neza kugira ngo bikugirire umumaro. Mu by'ukuri ibintu bijyanye no kuryama abantu cyangwa se usanga abantu babivugaho uburyo butandukanye, sibyo? Usanga bamwe bari kuvuga ngo njyewe iyo ndyamye gutya biba ari byiza, njyewe ntabwo naryama gutya ngo nsinzire. Ibyo byose rero mu kuryama usanga bamwe baryama bubitse inda, ugasanga bamwe baryamye bagaramye, ugasanga abandi baryamye urubavu rwaba iburyo cyangwa ibumoso. Ibyo byose rero tugiye kureba ibyiza byabyo, hari n'ibibi byabyo, kugira ngo umenye wirinde. Nyamara hari igihe ubyuka wagugaraye ukavuga ngo nariye ibintu bibi, nariye ibiki, ariko byakomotse mu kuryama nabi, ukabyuka ibikanu bikurya, ariko ari uko byakomotse mu kuryama nabi cyangwa se waryamye muri pozisiyo itari nziza. Muri iki kiganiro tugiye kuganirira hamwe cyangwa se turebere hamwe uburyo bwiza waryamamo n'uburyo bubi wagendera kure, kuko hari n'igihe umuntu aryama yabyuka kumva isereri. Nabyo nibyo turaza kuvuga. Tubanzirize ku gice cyangwa se pozisiyo yo kuryama ureba hejuru, mbese ugaramye. Kuryama ugaramye bituma utarwara ibikanu, bikakurinda kuba warwara ikirungurira, kandi ku bagore ntacyo cyangwa se abakobwa ntacyo bitwara amabere kubera yuko utaba uyabyiga. Ni uburyo bwiza bwo guporoteja igituza, sibyo? Urumva rero ko kuryama ureba hejuru ari uburyo bwiza. Noneho tujye no ku bantu bakunze kuryama bareba bubitse inda.
Ibi bintu ni bibi nshuti zanjye, abantu bakunze kuryama bubitse inda ni bibi. Wari uzi ko bitera umugongo? Wari uzi ko bituma igifu kidakora neza? Deja uba wakiryamiye, waryamiye zino nyama zo mu nda. Iyo rero ubiryamiye ijoro ryose rigacya, amanywa niba waryamye ku manywa, ni hahandi uzasanga umugongo cyane cyane uwo hasi uri kukurya. Hari abantu benshi barwaye imigongo biturutse ku kuryama nabi kwabo. Uko ni ukuri. Noneho rero tugiye kurebera hamwe ibyiza byo kuryamira urubavu. Birinda kubabara ibikanu n'umugongo, birinda ikirungurira, ntabwo upfa kugona, ndetse nibwo buryo bwiza iyo utwite. Cyane cyane bahamagarira abantu batwite kuba baryamira urubavu, ariko cyane cyane urw'ibumoso. Mu by'ukuri nubwo mu bwiza ari bwo buryo bwa kabiri, nyamara usanga ari bwo buryo bunogeye abantu bose udakuyemo n'umwe, keretse abafite uburwayi bwihariye. Iyo uryamiye urubavu bifasha urutirigongo ndetse ku barwaye ikirungurira. Ubu buryo burabafasha, gusa ntiburuta kuryama ugaramye. Gusa nanone wibuke ko umusaya uba uryamiye ari wo ugira iminkanyari cyane, ndetse akenshi ubyuka hishushanyijeho ibyo waryamiye, kuko nanone amabere aba ameze nk'ari gutendera, bituma urushaho kugwa, ndetse ibiyakomeza bigacika intege. Nababwiye ko nubwo waryama ukoresheje urubavu ku gitsina gore si byiza, kubera ko amabere abatendera of course, noneho bikaba byakururira kugwa. Niba uri umukobwa ukaba waryamiraga urubavu, ni ukuririnde, amabere yawe azagwa kandi utaronsa. Ubyirinde cyane, sibyo? Kugarama nabibabwiye ko ari bwo buryo bwiza, ariko nabyo bishobora gutuma wagona, mbese nyine ukagona. Niyo mpamvu nkubwira, akenshi mu gihe uryamye ugaramye ushobora kugona. Niyo mpamvu usabwa kwisegura umusego utuma umutwe utaba wunamye cyane, ku buryo byabuza umwuka kwinjira neza, ahubwo ukaba umusego utuma wumva umutwe n'ibikanu biseguye neza. Kuryama noneho wihinnye cyane, nshuti yanjye, niba uryama wihinnye cyane ni ikibazo gikomeye. Ubu buryo twabugereranya na kwa kundi umwana mu nda ya nyina aba ameze, si uburyo twakugiramo inama yo kuryamamo. Mwanditsi niko yavuze. Nubwo kuri bamwe bubabera bwiza, kuko kuri bamwe bituma batagona. Uryamiye urubavu ntabwo ushobora kugona nk'umuntu uryamye ataniseguye, umutwe nta kintu uriho, sibyo? Ariko nanone ntabwo ari uburyo bwiza. Usanga kubera yuko iyo waryamye gutya kenshi ubyuka ubabara umugongo, ibikanu, ndetse ushobora no kurwara urukebu, amabere nayo akarushaho kugwa. Usanga kenshi muri ubu buryo amavi aba atunnye ndetse n'umugongo uhese. Ugasanga rero iyo ubyutse umugongo ukubabaza, ndetse rimwe na rimwe ukumva mu mavi haguhekenya. Ibi rero ni bibi, dore ko iyo ukunze kuryama gutya wihese, akenshi ugira iminkanyari mu maso
ku buryo bwa vuba, amabere akagwa imburagihe ndetse ukazaheta mu mugongo vuba cyane iyo uri muremure. Niba ukunze kuryama wihinnye rero, gerageza kutihina kandi ukoreshe umusego usigasira urutugu n'umutwe. Rero mbere y'uko utwarwa n'agatotsi, banza uryame mu buryo bunogeye, kuko hari igihe uba uryamye uko wiboneye ibitotsi bikagutwara. Ugirwa inama yo kuryama, mbere yo kuryama ukaryama uburyo bunogeye kugira ngo cya gihe agatotsi kagutwaye utaba uryamye mu buryo bubi. Mwumvise ko bantu bashobora kugwa amabere imburagihe biterwa no kuryama. Mwumvise ko bantu bakunze kuba bagira iminkanyari, bakunze kuba baryama bihinnye, baryamishije umusaya, nabyo uretse n'amastress, nabyo bishobora kugutera iminkanyari. Niba rero waryamaga utyo, gerageza uryame mu buryo bwiza unogeye, ugarame, kandi nabwo nugarama wibuke kugira gusegura urutugu n'umutwe. Ikindi kandi bantu mutwite ni ukuryamira urubavu cyane urw'ibumoso, ni byiza cyane. Ikindi niba unaryamiye urubavu, kubera icyo utuna amavi, kubera icyo uhina amaboko, mwumvise ibibi byabyo, mwumva n'ibyiza byabyo. Ni byiza rero gukora ibintu bizi kugira ngo utazagira ingaruka na nkeya ugira. Ariko uburyo bwiza njye nabonye ni ukuryama ugaramye wiseguye. Wa muntu ugona iyo yiseguye ntabwo agona. Bizagufasha cyane pe. Ubigerageze uzambwira. Ndabakunda, Imana ikandusha. Niba utarakanda subscribe, uyikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza. Ni ukuri ababikoze, Imana ikomeze kubaha umugisha. Mwibuka gukanda na like. Mwari mwabyibagiwe, ndabibibukije. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda, Imana ikandusha.